Nyiribinyoma ku Mm. ngoma y'agafuni, Mm. Nyiribinyoma mu marembera, Yego. peji ni 341 kugeza kuri 346, imikarago peji 400 kugeza kuri 815, Yego. 700. Sibomana ntagira inyiturano. Mm. Karindwi rimwe 701. Singombwa komeza soma ubwo mikarago. Ubu ibyegera bye ni imbohe, umbabaro ubiriza ni wose nk'uko ejo byarizaga abandi. Nyiribinyoma arabigerereye, ibindi byazize imigozi iniga. Imwe byanigishaga abavuze, imwe byicishaga abahunze, ababinize si abavuye ahandi, n'abo byasize bitoje kwica, kujwijura, gukuramo ingoto, bibatoje kwicira muri hoteli no mu mihana y'amahanga, kurasa urufaya rw'amasasu, kwicisha umugozi n'icyuma. Rwabujindiri ntagira inshuti, uwahoze amubiciye ibanga yageze aho yikanga imirindi, yabangira ingata arahunga. Pilato nta kumurebera izuba, ati wowe uranzi n'umugozi usize ubateguye ndabaguteza. Ubu ni Karegeya yaravugaga. Nibaguhusha uzawutoza nabi. Ubu ni Kayumba. Nibaguhamya nzashinyagura, iyo nishe nge ndirimba intsinzi, nkirata ngasesereza imfubyi, kandi byo urabizi twarabanye. Cya gihe harya wasigaye hehe? Igihe nsemba amoko n'akoko, nkica abantu nk'umuti w'isazi, narangiza imfubyi nkazihata, nkazita abanzi, nkazumvisha. Aho waziye se ntiwamfashije, none urijuse wihaye guhunga. Guta indaro kwawe ni ubujiji, wabaye nk'iyi njiji yize yindi, ndavuga umwicanyi nkanjye. Uwo tugwa miswi mu kwica, ko yahunze yujuje abandi akabindi. Yarubatse jandarumuri yica. Ubu ni Kayumba. Yarahanze militari ku Kinani, ingabo zose z'ubutasi bwose, agahunga yujuje amabagiro. Muri Kayumba. Abahotozi abahaye seritifika, agasiga bazi kwica batekinika. Yajyaga mu majyepfo atihaze, ikizwi ni shitani nkaba iyindi, ni dayimoni nkaba dayimoni. Twembi turi abicanyi ruharwa, nimuhusha azankiza abancika, azansera abamusanga bumve, azandebatira injiji mu mpunzi, azanyukanyuke abayoba bose, azancocera abazamwishinga, azazimiza abazamuyoberaho, azavunagura indindagire zose, azavusha amaraso y'injiji zose, azasesa amaraso y'abasesera, azasatagura abamusanganira bibeshya ko ari impirimbanyi. Bamukekamo umukiro wabo, batazi ko ari we rupfu rwabo, batazi ko ari we wicaga cyane. Nanjye iwanjye nkimutinya. Nanjye ubwanjye nkimutinya. Ubwanjye nkimutinya. Noneho ndasoma nk'abakeka. Bazarindagira bamwishyire, abashyireho abatere igipindi. Naramunani yarakaburinka. Bazamumariramwo imisanzu, bazamuha igitinyiro adakwiye,
bazamubitsa amabanga yabo, bazamukingira ikibaba atuze, bazirinda kumushinja ibyaha, bazazengereza abavuga ibye, bazahishira amahano yakoze, bazibeshya ko arimo umuntu, bazamubonamo umushumba, bazamuha ububasha kuri bo, bazamufata nk'igihangange, bamwite umusangirangendo kandi wabitejeje imbi zizi, bazamusanga buje urukundo, bazamuvugira we yitinyatinya, bamuvuganire yarabahekuye, bamukize inkoni y'ubutabera n'ibirimba abatsinde Uganda cyangwa mu zindi ndindagire aho zita umutwe muri Kongo. Nibarangara mbagwe gitumo, mbacakire mberekeze ikame. Uwabatanze atishinze induru, ibyegera bye bihunge ibyicaro, cyangwa abyirukane kinyenzi kubw'amahano atunguranye, nta mpamvu, nta bisobanuro. Uzimiye agende nk'agashwiriri, abo yagiye ashaka baracakiwe, baragambaniwe, bagafatishwa, bariho bakarangirwa mu nkiko. Nyirukubaroha we yigaramiye, arya iby'abandi mu majyepfo. Nguwo uwabishe n'ubu akibica, nguwo uwica imbaga atiganda. Imbwa zimpunze zose azinkize, imbwa zimpunze zose azinkize. Simbe nk'igowe, simbe nk'igowe n'induru yazo, n'induru yazo, ariko wabisomye wa muginga. komeza. Simbe nkirushwa no kuzihiga, akazinsembera uko zingana, azirindagiza, aziroha, azishora, akaba icyago nkaba icyorezo. Utanguyeho wese amugwaho, uncitse wese ari umuyoberaho. Ese ko we nanjye duhuje ibibi, aho abaturage bazatubanaho, abatumva baruta abumva, abakenga wabara ku ntoki, abadakenga bakaribwa bose, aho abazarokoka simbarwa, nyir'ibinyoma akaba aravuze. Uzi ko natangiye gusoma nibaza ko ari igitabo cy'Abamara, ariko ntabwo ari cyo. Ni Bamara? Niwe? Uyu mugabo azi Ikinyarwanda kabisa. Ndambwira icyo wumvishije. Azi Ikinyarwanda kandi afite na information. Afite information. Binavuga arabizi. Wumvishije iki? Gusobora Abanyarwanda, wumva kuvuga Karegeya ukavuga Kayumba. Yavuzemo abantu benshi. Na Ben Rutabana yamuvuze, ariko ntabwo yavuze amazina y'abantu, ariko ibyo yavugaga birumvikana. Yerekanaga abantu bagiye bagwa mu maboko ya Kayumba kandi ari hanze, akerekana n'abantu Kagame abasha kwiyicira, n'abantu baja n'abari abantu bahunze baguma bamuha imisanzu. Arerekana ibibazo Abanyarwanda bafite, to be honest. Akerekana ko abantu bazakurikira Kayumba, abacitse Kagame, Kayumba azabafasha kubica.